Mu mujyi wa Kigali usukuye, inyubako ndende ziri hafi y'imisozi yitoshe, hari hatuyemo umwana muto wishimye witwa Ishema. Buri gitondo yakangugaga kare akiyuhagira, agashimira Imana ku munsi mushya. Nubwo umujyi wa Goda urimo urusaku n'abantu benshi, Ishema yageragezaga kugumana umutima wishimye. Umunsi umwe, Ishema ajya ku ishuri, ibicu byijimye byatwikiriye ikirere. Imvura iragwa, inkweto ze zirandura. Abana bamwe batangiye kwitotomba no kurakara. Ishema nawe yabanje kumva babaye. Ariko yibutse ibyo mwarimu wo ku ishuriro ku cyumweru yamwigishije mu rusengero. Mwarimu yasomye muri Bibiliya avuga ko dukwiriye kwishimira mu Mwami iteka ryose, kandi ko tugomba kongera kwishima, nk'uko bivugwa mu Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4. Ishema yaramwenyuye. Asubira mu uwo murongo mu mutima we ahitamo kwishima. Atangira kuririmba indirimbo nto yo guhimbaza Imana yagenda. Abandi bana babonye nseko ye nabo barishima. Ku ishuri, Ishema yafashije inshuti yari yibagiye ifunguro. Mu gihe cy'akaruhuko yasangiye ibyo yari afite basekera hamwe. N'umwarimu yabonye ibyishimo ku maso ya Ishema. Nyuma y'ishuri, Ishema yakinye umupira hafi y'ikibuga cy'umujyi. Igihe ikipe yabo yatsindwa, bamwe mu bana barababaye. Nuko Ishema abatera akanyabugabo, abibutsa ko ibyishimo bitava mu gutsinda gusa, ahubwo biva kuri Kristo. Nuko muri goroba, amatara y'umujyi wa Kigali araka. Ishema asengana n'umuryango we, ashimira Imana kuba imyigisha kwishima mu bihe byose. Kuva uwo munsi, abantu bavugaga ko Ishema afite umutima uhorana nseko, umutima wishimira mu Mwami Yesu Kristo iteka ryose, nk'uko Bibiliya ibyigisha.